Burya buri muntu wese aba ashaka gusa neza ndetse no kugaragara neza. Ariko se burya wari uzi ko hari ibiribwa turya dushobora kubona bituma tugira uruhu rwiza, rukeye, rufite itoto kandi runoze? By'umwihariko mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiribwa 10 ndetse n'ibinyobwa bishobora gutuma ugira uruhu rwiza, rukeye, runoze kandi rufite itoto, ku buryo ugaragara nk'umuntu ukiri muto kandi ukuze. Ibyo bibazo byo kugaragara nk'umuntu ushaje cyangwa se imyaka bitajyanye n'uburyo ugaragara bitewe no ko babona ukuze cyane bikavaho. Ni ibiribwa usanga dukunda kurya cyangwa se dushobora kubona, tukaba dushobora kuba tubisuzugura cyangwa se ntitubifate kenshi, nyamara ari ibiribwa bishobora gutuma dusa neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe, tukaba tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa. Muri make ibiganiro byacu bivuga ku buzima gusa. Mbere yuko tuvuga ku biribwa bituma dushobora gusa neza tukagira uruhu rwiza, rukeye kandi runoze, reka turebere hamwe uburyo dusaza cyangwa se igituma burya abantu basaza. Burya iyo umuntu arimo gukura cyangwa se bitewe n'imibereho abayeho, hari intungamubiri zimwe abura mu mubiri cyangwa se arya nabi muri rusange, hari ibintu umubiri we ugenda utakaza ibyitwa collagen n'ibyitwa elastin. Ubwo ni ubwoko bwa proteine ziboneka mu ruhu zituma uruhu rwacu rusa neza, rukagira itoto kandi rukagira elasticité cyangwa se gukweduka. Ibyo rero nabyo bituma nyine umuntu agaragara nk'aho afite uruhu rutumagaye kandi rufite itoto rwiza. Iyo rero turimo gukura cyangwa se turya nabi, izo proteine zigenda zibura cyangwa se zikaba nkeya mu ruhu rwacu, bigatuma tugira uruhu rwumagaye kandi rushaje, rushobora no kuzana iminkanyari. Ikindi kintu cya kabiri gituma burya dusaza ni ibinyabutabire dushobora guhura nabyo biturutse mu byo twisiga, mu byo twahumetse, muri environment idukikije cyangwa se amazi dukaraba. Ugasanga nabyo bishobora gutuma uruhu rwacu rwangirika cyangwa se rugasa nabi. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma dusaza ni umwuma. Burya guhorana umwuma igihe cyose bituma amazi ari mu mubiri aba make. Ibyo bikanatuma rero uruhu rwawe rugenda rutakaza amazi, rukumagara, ndetse ugasanga bitumye unasaza cyangwa se bikagaragara nk'aho udafite itoto kandi unakiri mutoya. Nanone ibindi bintu bishobora kwangiza uruhu rwacu ni imirasire ikomoka ku izuba, radiation cyangwa se amariyo ultraviolet. Burya aza ku mwanya mu myanya ya mbere mu bintu bishobora kwangiza uruhu rwacu no kudutera kanseri y'uruhu. Ikindi kintu ni ukurya nabi muri rusange. Kurya nabi bivuze ko hari intungamubiri ubura z'ingenzi zikoreshwa n'uruhu kugira ngo rube rwiza cyangwa se rubashe kwisana, kwiyubaka no kuba rwagira itoto. Izo ntungamubiri zirimo nk'amavitamine nka vitamine A ndetse burya na vitamine C, ukongeraho indi myunyungugu y'ingenzi nayo ishobora gutuma tugira uruhu rwiza. Tudatinze rero, reka turebere hamwe ibiribwa 10 twabasezeranyije ndetse n'ibinyobwa bishobora gutuma dusa neza, tugira uruhu rukeye kandi runoze. Ni ibiribwa ushobora kubona bikoroheye kandi ni ibiribwa byiza bifite n'izindi ntungamubiri ku buryo byarengera ubuzima bwawe. Ikiribwa cya mbere burya cyiza gituma tugira uruhu rwiza, rukeye kandi runoze ni avoka. Burya avoka ni kimwe mu bintu bigaburira uruhu ku kigero kiri hejuru. Avoka tuyisangamo intungamubiri zitandukanye, harimo nk'ibinure byiza, hakazamo vitamine E. Ubona ko nyine avoka igizwe n'ibinure, hakazamo vitamine E, hakazamo vitamine C, hakazamo ibyitwa biotine, hakazamo n'ibinyabutabire byitwa antioxidant. Nka vitamine E ituma uruhu rwacu rutangirika ngo rwangizwe n'ibyo binyabutabire cyangwa se imirasire ikomoka ku izuba, rukagira ubudahangarwa buri hejuru. Nanone vitamine C dusanga muri avoka ituma ya collagen, ya za ntungamubiri za proteine dusanga mu ruhu zikorwa. Nanone avoka ibyo binure byiza dusanga muri avoka bituma uruhu rwacu rugira itoto, ndetse akiyongeraho no kuba nk'ibyo binure byiza dusanga muri avoka birinda uruhu rwacu, hagakorwa nka barriere ku buryo uruhu rwacu rutarwara cyangwa se harimo nk'udukoko dushobora gutera uburwayi twakwinjira mu ruhu. Biotine yo ari nayo vitamine yo mu bwoko bwa B, yo inatuma uruhu rwacu rubasha kwisana, kwiregenera nko mu gihe rwangiritse, cyangwa se dushobora no kubyita kwiyoborora, uruhu rwacu rugasa neza. Avoka rero burya ni nziza ku ruhu rwacu. Ikiribwa cya kabiri cyiza ku ruhu rwacu gituma tugira uruhu rwiza kandi rukeye ni amafi cyangwa se inyama y'ifi muri rusange. Burya amafi yose ubashije kubona ayo ari yo yose burya ni meza ku ruhu rwawe. Inyama y'ifi
ni zimwe mu nyama burya zibasha gutuma tugira uruhu rwiza. Mu nyama y'ifi habonekamo ibinure byiza bya omega 3. Murabizi ko omega 3 ari ibinure byiza cyangwa se intungamubiri nziza ku ruhu rwacu, zigaburira uruhu rwacu, zikanatuma tugira ubuzima bwiza muri rusange. Inyama y'ifi rero burya ni nziza kuko nabonekamo na proteine nyinshi. Proteine twavuze ko ubwoko bw'intungamubiri dusanga mu biribwa, cyane cyane ibiribwa bikomoka ku matungo cyangwa se bikomoka ku nyamaswa, ariko hakiyongeraho n'ibishyimbo, soya n'ibindi nk'ibyo by'ibinyampeke cyangwa se ibinyamisogwe. Ariko proteine rero ikaba iboneka nanone cyane mu nyama y'ifi. Iyo rero nayo ikaba ituma tugira uruhu rwiza. Mu nyama y'ifi dusangamo nanone umunyungugu witwa zinc, na zinc nayo ikaba ari nziza ku ruhu rwacu. Mu nyama y'ifi tugasangamo na vitamine D, na vitamine D ikaba ari ingenzi mu gutuma tugira uruhu rwiza. Kurya inyama y'ifi birinda uruhu rwacu kuba rwakumagara, ukagira uruhu nyine rufite itoto, bikarinda uruhu rwacu kuba rwagira ibibazo bya inflammation cyangwa se kuba rwarwara cyangwa se byagaragaraho nk'uburwayi. Kurya inyama y'ifi bituma uruhu rwacu rugira ubudahangarwa mu guhangana n'amareyo akomoka ku izuba, za reyo ultraviolet, kandi bikonongera uruhu rwacu kugira integrite cyangwa se gukomera. Ikiribwa cya gatatu ni n'ikinyobwa nako gituma tugira uruhu rwiza, ni icyayi cya thé vert cyangwa se green tea. Burya thé vert ni nziza mu gutuma tugira uruhu rwiza kubera ko dusangamo ibinyabutabire nk'ibyitwa polyphenol, ibyitwa catechins ndetse n'ibindi byitwa epigallocatechins cyangwa se epigallocatechins zigalate. Bikaba ari ibinyabutabire bituma tugira uruhu rwiza kandi bikarusukura, bigakura imyanda ndetse n'ibinyabutabire bishobora gutuma uruhu rwacu rwangirika mu mubiri. Kunywa thé vert bigabanya ibyitwa free radicals mu mubiri. Ibyo bya free radicals ni ibituma uruhu rwacu rwangirika rukanasaza, ukaba ushobora kuzana iminkanyari kandi ukiri muto. Nanone kunywa thé vert birinda ko uruhu rwacu rwakwangizwa n'imirasire y'izuba, bikongera uruhu rwacu nanone elasticity, kwa gukweduka kwarwo, bikaba bishobora no gutuma iminkanyari itaza. Bavuga ko byibuze ugiye kunywa udukombe 2 twa thé vert ku munsi, kandi ntabwo ari byiza kongeraho isukari, uyinywa ukwiri niba ushaka kugira uruhu rwiza, kuko burya n'isukari yo mu nganda dushyira mu cyayi hari uburyo yangiza uruhu rwacu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubishatse ko twaza bikora ikiganiro kirambuye, niyo bwo cyaba ari gito wabyandika muri comment. Ikiribwa cya kane gituma tugira uruhu rwiza ni inkeri ndetse n'ibindi bisa n'inkeri muri rusange. Burya hari ubwoko bwinshi bw'inkeri butandukanye. Ubwo ari bwo bwose, inkeri, strawberries zitwa blueberries ndetse n'izindi nyinshi za blackberries n'izitwa raspberries, izo zose burya zituma tugira uruhu rwiza. Bigaterwa na vitamine C dusanga mu nkeri ku bwinshi, ibyitwa anthocyanin ndetse n'ibinyabutabire byitwa antioxidant. Kubera iyo mpamvu inkeri zirinda uruhu rwacu kuba rwakwangizwa n'imirasire ikomoka ku izuba, zigatuma uruhu rwacu rugira tone cyangwa se uruhu rwacu rworoha. Nanone bikaba bishobora gutuma uruhu rwacu rudasaza imburagihe. Inkeri rero ni kimwe mu biribwa byiza bigaburira uruhu rwacu, bituma tugira uruhu rwiza. Ikiribwa kiza ku mwanya wa 5 kigaburira uruhu rwacu kigatuma tugira uruhu rwiza ni ibinyampeke bitandukanye, harimo nka soya, ubunyobwa, chia seeds, inzuzi z'ibihaza, izitwa sunflower seeds cyangwa se nanone inzuzi cyangwa se ibihwagari cyangwa se tuzi tw'ibihagari ndetse n'ibindi. Bene ibyo biribwa rero tubisangamo vitamine E ku bwinshi. Vitamine E nazo ni zimwe muri vitamine nziza ku ruhu rwacu, kubera ko burya vitamine E itanga ubudahangarwa ku ruhu, igatuma rudashobora kwangizwa n'izuba. Dusangamo nanone muri ibyo biribwa zinc, tugasangamo n'umunyungu wa selenium ndetse n'ibinure byiza. Ubona ko burya nk'ubunyobwa nibwo abantu benshi babona buba burimo amavuta, kandi burya bunakamurwamo amavuta. Nka zinc burya ifasha uruhu rwacu kwisana cyangwa se mu gusanwa mu gihe rwangiritse cyangwa se mu gihe wagize agakomere gatoya. Nka byo binure byiza bituma uruhu rwacu rukomeza kugira itoto. Wa munyungu witwa selenium utuma uruhu rwacu rukweduka, burya nawo ni mwiza cyane. Ikiribwa kiza ku mwanya wa 6 gituma tugira uruhu rwiza kandi tugaba dukeye ni tomatoes cyangwa se nanone inyanya. Burya inyanya ni nziza, wazikoresha uzitetse, uziriye, burya no kuzisiga ku ruhu bwazo, ugafata umuto w'inyanya kuwusiga ku ruhu rwacu, bituma tugira uruhu rwiza, rukeye, runoze kandi rusa naho rugaragara neza. Mu nyanya habonekamo ibyitwa lycopene, hakabonekamo vitamine C ndetse hakabonekamo na beta carotene cyangwa se vitamine A uko wabyita kose.
Kurya inyanya cyangwa se kuzisiga ku ruhu bituma uruhu rwacu rudasaza cyangwa se ngo rwangirike, bigatuma uruhu rwacu rugira ubuhehere ndetse no koroha, bikanatuma nanone za ntungamubiri cyangwa se za poroteyine za collagen ziboneka mu ruhu zikorwa ku bwinshi. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa karindwi cyiza gituma tugira uruhu rwiza kandi rukeye ni amavuta ya elayo cyangwa se ariya mavuta nyine muzi ya elayo. Ni amavuta meza cyane abonekamo ibyitwa polyphenol, akabonekamo vitamine E ndetse akabonekamo n'ibinure byiza. Ushobora kuyateka cyangwa se kuyisiga ubwayo, burya no kuyisiga atuma ugira uruhu rwiza rukeye runoze kandi rusa neza. Amavuta ya elayo agabanya ibyitwa inflammation ku ruhu, akatuma collagen ziri mu ruhu z'imbere mu ruhu zikorwa ku bwinshi, akarinda uruhu rwacu kumagara, agaturinda iminkanyari. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 8 cyiza gituma tugira uruhu rwiza ni imbuto zitwa citrus fruits. Ni itsinda ry'imbuto zibonekamo vitamine C, harimo nk'indimu, mandarine, orange cyangwa se amaronji ndetse n'izindi mbuto zitandukanye zo muri iryo tsinda muzi. Izo mbuto rero burya zibonekamo vitamine C, zikabonekamo ibyitwa flavonoide, burya zikabonekamo n'amazi. Kurya izo mbuto nk'indimu cyangwa se amaronji bituma uruhu rwacu rubasha gukora collagen ihagije, ya collagen twavuzeho, igatuma uruhu rwacu rubasha gucya gusa neza, bigatuma uruhu rwacu rutandukana n'iminkanyari, kandi y'amazi yo muri izo mbuto agatuma uruhu rwacu rugira itoto. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 9 nako ni ikinyobwa n'amazi. Burya amazi ni meza ku ruhu. Umuntu utanywa amazi burya agira uruhu rwumagaye, rusaze imburagihe, ruzana iminkanyari, ndetse burya uruhu rwacu rushobora no kwangirika bitewe no kutanywa amazi. Kunywa amazi byibuze litiro 2 ku munsi bituma ugira uruhu rwiza rukomeza gukweduka, rufite itoto. Burya hari n'imyanda n'amatoxins ashobora kwangiza uruhu rwacu asohoka cyangwa se asohorwa mu mubiri binyuze ku kuba wanyweye amazi. Ni byiza ko wanywa amazi byibuze litiro 2 ku munsi. Ikiribwa cyiza ku mwanya wa 10 cyiza gishobora gutuma dusa neza tugira uruhu rwiza ni shokora zirabura zitwa dark chocolate. Shokora zirabura burya ni nziza ku ruhu rwacu. Zibonekamo 70% bizikoze, burya ziba ari cocoa cyangwa se kakao. Zikabonekamo ibinyabutabire byitwa flavonoids, hakabonekamo ibyitwa antioxidant, hakabonekamo n'imyunyungugu nka fer cyangwa se n'indi izwi nka magnesium ndetse n'indi myinshi cyane. Shokora zirabura zizwiho mu gutuma amaraso atembera neza. Uko amaraso atembera neza agera mu bice byose by'umubiri, ahatwara umwuka mwiza wa oxygen ndetse n'ibiribwa nutriments. Ibyo byose bikaba bishobora kugaburira umubiri ndetse bikanagaburira n'amaseri cyangwa se uduce tugize uruhu rwacu, bigatuma rusa neza rugira itoto. Nanone burya shokora zirabura kuzirya byongera ubudahangarwa uruhu rwacu rugahangana n'imirasire ikomoka ku izuba ku buryo rutangirika cyangwa se ngo rusaze biturutse ku izuba. Shokora zirabura nanone zituma uruhu rwacu rwiyongera rukagira itoto kandi ugasa neza. Byibuze bivuga ko byibuze ukwiye kurya izo shokora byibuze 2 mu cyumweru, ziba zihagije ku bijyanye no kwita ku ruhu rwawe. Ariko hari ibindi bintu ushobora gukora byatuma ugira uruhu rwiza, harimo gusinzira byibuze amasaha ari hagati ya 7 kugeza ku 9 buri joro. Burya gusinzira nabyo bituma tugira uruhu rwiza n'ubuzima bwiza muri rusange. Nanone kwirinda kunywa itabi. Itabi ni kimwe mu bintu bishobora kwangiza uruhu nanone, niyo mpamvu bukoye kwirinda kunywa itabi. Niba wifuza kugira uruhu rwiza, gerageza ureke inzoga cyangwa se uzigabanye uzinywe ku kigero gito. Wirinde kujya ku izuba cyane, burya izuba naryo ryangiza uruhu. Kurijyaho cyane nabyo bishobora gutuma ugira uruhu rubi cyangwa se rufite ikibazo. Irinde stress. Burya stress nayo iri mu bintu bituma abantu basaza bakagaragara nk'abasaza cyangwa se abakecuru kandi bakiri bato. Ukore na siporo, burya ibyo birahagije bituma ugira uruhu rwiza n'ubuzima bwiza muri rusange. Niba wifuza kugira uruhu rwiza, ntabwo ari ngombwa ko igihe cyose wajya mu mavuta, kuko burya mu mavuta ibi byo kwisiga uba utunganya inyuma ku ruhu ariko imbere utabatunganyije. Uburyo bwiza bwo kugira uruhu rwiza kandi mu buryo burambye ni ugutunganya imbere hanyuma ikagaragarira n'inyuma, cyangwa se wombi ukahatunganya. Nibyo byiza cyane kurushaho ukisiga amavuta meza atuma ugira uruhu rwiza. Nanone ukibuka no kugaburira umubiri wawe imbere kugira ngo ubashe kugira uruhu rwiza. Wita kuri bino biribwa twakubwiyeho, kuko ni ibiribwa twakorewe ubushakashatsi tuza gusanga bize imbere mu bintu bishobora gutuma tugira uruhu rwiza kurusha ibindi, cyane cyane mu bintu by'imirire n'ibyo kurya. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Tukaba tuvuga ku buzima. Ufite igitekerezo, inyunganizi
n'icyo wifuza kubaza nabyo wabyandika hagenewe kujya comment.